jacket ntabwo ntabwo gucyagira ubwoba ubuzima ni buri shot ntaho mve ugira ubwoba kandi urabona ko turi safe twambaye life jacket dufite abantu benshi cyane hano icyo twavuga abantu bajye binjoyinga night boat riding gahunda y'ijoro ukuntu imeze ubu tukimara kwambuka ubwato tugiye kuri campsite aho twese tugiye kurara tumeze neza abantu babyina abandi baseka abandi basakuza abandi baca imigani ku ijoro ryahiye koko amugane w'urubyiruko rw'umu hahiye koko Tukomeza kubabwira ko iyi ari Ivuka TV ikomeje kubatembereza u Rwanda ndetse igenda ibaha ibyiza bigiye bitandukanye nkuko muri kwibona aha turi mu kirwa cyiza cyane mubona ko namwe abatari ibintu byo gusobanura noneho namwe mwihera amaso mureba mukaba mwakwisobanurira Michael Hill iba kuri Twin Lake ni Michael Hill iba kuri Twin Lake nziza cyane uri ku kirwa twe twaraye tuzababwira inkuru neza rwose murabona ko ibintu ari show ibintu ni show rwose nago abari ibintu byo kuvuga wenda byo kubeshya abantu niki murabona ko ari ahantu heza bafite ahantu heza ho kurara murabibona namwe rwose muri kubibona na ahantu heza cyane famille yahasohokera ndetse n'abandi bahifuza mwavugisha Ivuka TV kugira ngo muhage na Cab Safari kubufatanye na ahantu heza cyane abantu mushaka gutembera ahantu nkangaha mukaharara mukakora ibihe byiza turabibafashamo rwose mukirira show na ahantu heza cyane murabibona ko harimo ibirwa byinshi kubona hari hose n'uturwa twiza cyane aho twe tware aho bita Michael Hill hari n'ikindi kirwa bura naho ubutaha niho tuzajya mukomeza kutugenderera kujya dukore ibintu byinshi byiza kandi birenze murabona ko abantu bari kuvibinga abashaka kwifotoza abigishwa kamera iyo tuba tunabafite abakuri ibintu byose urabona ko abantu bishimye murumva ko rwose ibintu biri kugenda biba byiza abanyarwanda batangiye kumenya ko umuntu ashobora kuza inaha akaba yahakorera ibintu byinshi byiza abantu bakoze icyo bita driving boat bavibinza amazi hari urabona umuntu bamana ubwato akitwara yaba ubwa moteri ndetse n'ubwa gakondo kaba wabasha kwishima murabona ko ari ahantu heza cyane abantu benshi ndabizi ko muzakunda ubutaha tuzazana byari ibintu byiza cyane murabona ko rwose hari ahantu heza famille noneho njye narayemo hano reka mabereke murebe ukuntu ari heza cyane baba bamenye buri kimwe cyose na ahantu heza uyo mutabyumva aha niho nirariye rwose murabona ko ari ahantu heza murabona ko rwose urabyuka wirebera amazi ukagira icyunywa icyo ufata uri kumwe n'umuntu wawe cyangwa uri kumwe na famille murabona ko ari ahantu heza cyane
murabona ko rwose atari ahantu utapfa kuvuga ngo ni habi, ni ahantu heza cyane rwose, namwe muri kwibona ya kabisa. Murabona ko ari ibintu byiza cyane, abanyarwanda dukomeje kubona ibintu bitatse u Rwanda byiza kandi bihebuje. Rero mukomeze mutembere u Rwanda, Cab Safari ndetse n'ivuka TV irahari kugira ngo ikomeze ibibafashemo, ndetse niba wifuza ibisobanuro birambuye tuzahita tubaha numero zacu, ababishaka amana zifite. Abantu benshi mwe mumenyereye ku Gisenyi za Muhazi na he, ariko ahantu ho rwose ivuka TV turavuga noneho na Cab Safari ikatubakorera ikintu kidasanzwe kabisa. Abantu tubatembereza ahantu harenze, n'ahandi hose harahenze, ntabwo tushatse ko havuga nabi, ariko abantu muri kureba ahantu harasobanutse cyane, hameze neza. Urabona abari abantu bacu bakomeje kugenda bavayibinga, urabona ko ari umuntu uri mu bwato bakamuha n'ubwato akabutwara. Murabona ko n'abari abantu bagenda bafotora abantu bakomeza bavayibinga. Rero ku bufatanye n'ivuka TV, iyo wajyanye natwe wigamo byinshi cyane. Murabona ko abantu bari kwifotoza, ubona ko ari ibintu byinshi byiza, abantu birira na show rwose. Reka noneho hano twegere umukamezi tubona, noneho tumubaze uko byifashe. Brother, umeze ute? Umeze neza? Ndabona ko mazi umeze neza. Ariko hano hantu ni hasi sawa kabisa. Ni fresh. Umuntu amaze igihe ari mu kazi and then kubatse muri weekend afata akaruhuko hanze ya Kigali, mu rusaku, mu modoka, mu ivumbi, munaze ku mazi. Twabikunze ibintu uri gukora kabisa ni sawa. Nabonye wigisha abantu gufotora, mubikora as passion cyangwa mubikora kugira ngo gira ikintu mubona bimeze gute? Ni byose. It's my passion. Ariko nyine ikintu kiri passion ugomba kukibyaza n'umusaruro, so mbikorera hamwe. It's passion, nakazi nkora nishimiye. Ndakumva. Kandi kakamana n'ibirayi neza. Umunyarwanda arakubwira ngo ngiye mbikora mbyishimiye, ariko ni ibintu binanunze binambeshejeho. Kuba kora ifoto ntago ari ibintu byoroshye, kuba kora video ntago ni byoroshye. Ese n'ubwa mbere uzanye na Cab Safari ahangaha? N'ubwa mbere nzanye na Cab Safari. Experience ni fresh. Batwitayeho, package uko bayitusezeranyije niko yari imeze. Muri make service yawe ni inyamibwa. Ni inyamibwa. Hahi haguru. Abanyarwanda ne bavuga ngo hahiye koko, nago abantu babeshya. Niyo mpamvu tuba tugenda tuganiza abantu akubwira ibintu byari sawa, nawe mwabibonye. Murabona ko ari ibintu biri kugenda bitera imbere. Se uravuga ki ku bukerarugendo bw'igihugu mwamwe mamu na kamera? Ese iyo byibuza muzanye n'abakerarugendo umubare wabo wenda nago ujye ubabana mu Kenya kubyenda wa mugato waruvuze ushobora kuba mu Kenya, bimeze gute? Tugarutse mu bukerarugendo tukabihuza no gufotora. Akenshi nago gufotora ibijyanye n'ubukerarugendo byabigezweho. Twumvaga gufotora mu makwe ari byo bintu byaduha umugati, ariko tubona no muri by'ubukerarugendo birimo akantu. Gusa icyo nakongeraho nuko abantu benshi twabonaga ibaze ku ibyiza by'u Rwanda ukabibwirwa n'abantu bo hanze. Abo bakerarugendo bakaza bakaba ari bo banifotorera. Muri make ni inshingano zacu kugira ngo twerekane n'ibyiza by'u Rwanda bikoze n'abanyarwanda. We tell our own story. Nibyo kabisa, natwe tuba twishimye. Wenda turivuye mu kazi mukora niki ahantu kuri Michael Hill, wahabonye gute? Wabonye ibintu bimeze gute? Service imeze gute? Najya mubwira abanyarwanda baba batazi ibintu bijyanye wenda no gusohoka no kunimeze ahantu service wabonye gute? Actually narabyanunguye byatari kandi nabyanshimishije. We are missing big. Like reka mbwire abanyakigali cyangwa abantu batajya basohoka. We are missing very big. Because nubwa mbengeza ahantu kandi ameze neza, na no kuruhukira, kuri freshinga, byo kubona amazi.
ntabwo wakumva ko ari mu Rwanda. Abanyarwanda rero mureke tugire umuco, ni umuco mwiza wo gutembera, tumenye ibyiza bigize igihugu cyacu, kuko ahantu n'ubwa mbere mageze ariko ndumva ntabwo wahava yego hahi urumva twumva ngo keji iki Kigali ni hano ha fresh, ariko usohotse hanze Kigali ni sawa cyane. Ya turagushimiye kuba wemeye kuba watuganiriza, kandi mukomeze muhirwe, kandi ubutaha twize ko tuzajya tubana namwe niba koko mwanyuzwe na serivisi twabahaye n'ibintu byose. Urumva njye na Kabuzi Safari, iyi ni Ivuka TV turi kubabwira, tuba twakoranye ubufatanye kugira ngo tube ibintu byinshi. Amavideo nyine wabona ku Ivuka TV ubiri inyuma tu wabigize ibanga bigira ibanga. Abantu benshi babona produit batazi ahantu, babona ibiryo batazi aho byatekeye, tubihishe inyuma mu kikoni ubiri inyuma ni mwenyewe kabisa. turanagushimiye papa mani, mwakoze akazi katoroshye. Ya nibyo tuba tugomba, kuko wenda aka kanya kuko twahuye uri umukamezi tugiye dutanga ukuri, ndavuga uyu muntu kabisa ajya akora amashusho arenze, akora ibiki, nafatanya n'Ivuka TV yazashya. Urumva, so ndatekereza ko ari ibintu rero biri kugenda bitera imbere, kandi man Ivuka TV kabisa tujye tunafasha n'abantu kugira bishime. No kuvuga ngo Ivuka TV tubayanga kugira ngo abanyarwanda bishime, sibyo? Tunagire ikintu abandi bantu bamenya, niba dufatanya nk'umuntu nkawe unakomeye, kuko man ngiye mbona produit zawe ubu kuko ndabubona, ibintu byose ndabibona, so ni ibintu byiza. Urabona ko ibintu hano bimeze neza, abantu rero iyo tubana bishimye nicyo cyambere duha agaciro kurusha ibindi bintu byose, sibyo? Twebwe nawe tuzakora ibintu birenze. Rero uyu namukoresha interview ku giti cye ndavuga, ariko ahise ababwira ngo na ya mavideo mubona ntago ndi buyishire voice, reka ngiye mbivuge. Ya niwe ubikora, bamwita Prince, akaba akora muri Prince House. Amani uko hano hatwitse witwa Prince, ukora muri Prince House. Abashaka ibintu bye, ibikorwa bye, niho muzamusanga, niwe dukorana, ni naho bamashusho meza mubona. Ariko hari ikintu nshaka kongeraho, nkunda gutanga nshaka gusharinga ibintu nzi. Umuntu waba wifuza kwiga photography, dufite academy, ni Most Media Academy, twigishiriza ubuntu ku bufatanye na Ivuka. Yego rero mwazatugeraho tukabigisha n'ubuntu rwose, n'ubuntu. Ibyo bintu bineye ubwoba, ariko Ivuka TV kabisa murakoze cyane. Murumva ko Ivuka TV twavuze turebe ikintu kizafasha abanyarwanda benshi. Rero waba ushaka ko bagufasha kumenya kamera, abibakorera ku buntu. Waba ushaka kumenya gufotora, ubimenyera ku buntu. Waba ushaka gukora video nziza, ubimenyera ku buntu. Kandi ubukwe buri kuba bwinshi muri kino gihugu, mubona akomeye. Hari abantu baba bashaka kwenda kumenyekana cyane ngo ku ma social media, ariko aranayifite ndaze kuyipininga. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakora ibintu birenze, uyu mutipe ararenze. Njye mbibabwira nzi ibyo yankoreye, turakorana kenshi. Urakoze papa wanjye. Bose meze gute? Wari umwefye? Bimeze gute? Ni sawa? Ni sawa. Njye numiwe. Ariko ubundi ibyo duha abanyarwanda niba kajya babeshya. Murabona ko ari ahantu heza ho kugira ngo abantu basokere bishime. Nabonaga uri kuvugana na manager wahangaha, muri kuganira byinshi. Ese murabona abakerarugendo umunsi byari bimeze gute? Mwazanye imodoka nyinshi, wenda nubwo twahuye n'ibibazo mu rugendo, ariko abenshi bageze hano, twageze bwije. N'abantu wenda bakurikirana Ivuka TV baraza kwibona. Bimeze gute? Bimeze neza, gusa ibibazo ntabwo byabura, ariko nta kibazo. Ariko ku bakiriya byagenze neza. Serivisi twagerageje gutanga izo dushoboye, kandi nziza kandi zinyuze abakiriya. Yego. Okay, ni ukuvuga ngo mwagize hano sangahe? Twageze ma saa 2 n'igice saa 3. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, ariko byagenze neza kandi batwakiriye neza. Aha ni ahantu heza, nakangura buri muntu wese kuba yaza. Michael Hill kabisa nakunze kabisa. Hari n'ikirwa cyiza cyane. Ni ikirwa, ni turi ku kirwa. Ni ahantu umva akayaga, ukumva amajwi atuje, mbese iyo ushaka kuruhuka waharuhukira. Ni heza cyane. Oya, none njyewe mba nibaza nk'abantu namuresheje ijambo ngo hoya man, birababaza kubona abanyarwanda, abanyamahanga baza bakavibinga ibintu byo mu Rwanda byiza nk'ibi ngibi, twe turi hariya.
ndatekereza hano twazaye umubare w'abantu benshi n'abantu bakiri muri mahoteli bakiri kwimeza neza baruhuka nabonye dutinze kubera ibyishimo by'ahantu abantu baducurangiye twishimye byari byiza cyane. Ese na kuba turi muri lockdown bafunguye ejo natwe tunaza nta bintu byaguhungabanyijeho? Oya, nta kintu byamuhungabanyije ahubwo byanshimishije. Ahubwo wagira ngo leta yari ibizi ko dufite no gahunda harenze no gushya. Fasho. None icyiza wenda cyo kuvuga bafunguye ni kiwe wabonyemo nka CEO Cab Safari ubu ufite abantu benshi ndetse mu rugendo nubwo biba bitoroshye twagize angaha bwije ariko twese twahageze byanadushimishije ko mufite ibintu reka tubanze tubabwire neza twe twageze ayinaha bitoroshye ari n'amasara dufata ariko nabonye ibintu watanze iby'ipapuro baratureka biriya babivuze iki? Rero ni urugendo ni clearance y'urugendo tuba twagerageje gutegura mbere kugira ngo tutaza kugira ikibazo cyo mu muhanda. Yego. Rero kubitanga cyangwa kubishaka. Yego. Biri muri service tugomba gutanga kandi kugira ngo umuntu yishime. Yego. Rero byagenze neza cyangwa nta kibazo tugiye duhura nacyo nicyo tugomba guhura nacyo kuko tuba twabanje kubitegura. Ni ukuvuga ngo byose byari sawa mwebwe nta kimwe mwikeka mu rugendo na saa sita z'ijoro mushaka kugenda mufite n'uruhushya? Nta kibazo. Uruhushya tuba twarusabye turusaba kare bakaruduha kare bakaruduhera igihe bikadufasha ko tunagenda amahoro nyine. Dushimira na guverinoma y'u Rwanda ivuga ko abantu niba kuko bashaka kuruhuka bakipimisha ibyangombwa byose bakabibona bakomeza kwishima nubwo turi mu gihe cya corona. Birenze no kwishima ahubwo nakangura buri muntu wese ko yafatirana kano kanya akabanza agakemura ikibazo cyo kwishima akabanza agakuraho umunaniro amaze iminsi arimo. Nabyo wari wavuze ngo cabs ngo relax with us. Relax with us. Ni ukuvuga ngo rwose abantu bari kubireba nje hano hantu nahakunze we kubyo utabitekereza ni ibintu byiza kubona ko abantu bishimiye ibyo mwabahaye abantu ba vibinze show ni ibintu by'agaciro. Ni ukuvuga ngo ese wenda uwoka kanya uri kwiyumva gute kubona abantu mwazanye bimeze neza uri kwiyumva gute akanya? Ngende kwiyumva neza cyane ndumva binshimishije kubera ko nta numwe wanenze service twamuhaye. Ikinshimishije no kubona ko bose bishimye nabo. Kandi iyo umuntu yishimye niyo atabikubwira ureba n'isura ye ukabona ko yishimye. Njye nicyo cyanshimishije kandi bizahora bishimisha kuba nabona abakiriya banjye bishimye. Nta bindi navuga birenze gusa ariko ibintu ni sawa. Urabyumva CEO wa Cab Safari avongeye ntabwo nyamvuga ibintu byinshi cyane ngo tunanagushimira no kuba uba wemeye kuduha interview. Ni ibintu by'agaciro ukavuga ngo ngewe abantu bajye bareba ibyo mbakurusha ibyo mvuga. Turanagushimiye cyane abantu benshi bakunda wenda kugira man uri mu bantu bakenya badashaka kuvuga ibintu byinshi ubwo ugatanga ibikorwa nibyo bintu akanya abanyarwanda baba bakeneye. Ukomeze ufasha abanyarwanda kugira abavibinge kandi nanjye nka Ivuka TV ndari kugira ngo dukomeze dukorane. Imana izabiduhana umugisha kandi izabijyamo nayo. None muravana usanga he? Turahava saa sita nubwo ture tufashe ubwato dusubiye aho twasize imodoka. Yego. Dufata urugendo rwa hano tujya i Kigali. Sawa, noneho ndagira ngo usezere abanyarwanda ubabwira nk'ikintu kiri ku mutima wa kanya. Mbere na mbere ndabashimiye nk'abanyarwanda wenda bakurikira Ivuka TV n'ibikorwa bya Cab Safari. Icyo mbashimira nta kiri nuko n'uyo wabona iyo video ukayireba gusa ibyo biranshimisha nubwo nabonye ko wayirebye. Ikindi ko wakurikirana ibikorwa byacu ejo n'ejo bundi ushobora kuza ukadushyigikira tukabasha kugeza iterambere ry'iki gihugu tunyuze muri ibi bikorwa by'ubukerarugendo. Yego. Kandi nshimira n'Ivuka TV. Yego. Ku mbaraga bakoresha. Yego. Baza begera abantu kampani mbese ibikorwa byawe ushaka kwamamaza ushaka kugira gute ka Ivuka TV mbona nayo hari uko itanga uruhare rwayo runini nayo ndayishimira. Aravuze
bura gushimira ni ikintu mu buzima kiba kikomeye cyane. Urakoze kunshimira kandi nenda gushimiye, tumaze gukorana kenshi cyane, hari byinshi turi Abanyarwanda. Buriya wenda akakanya ndabihamya neza ko hari byinshi mwatanze kugira abantu bishime. Ni ukuvuga ngo abantu mushaka gukomeza gutemberana na Cab Safari ndetse kufatanya n'Ivuka TV, turari kujya tukomeze tubatembereza u Rwanda. Ubu noneho tuzajya mu Kagera ubutaha, abari tayari muzaze twishime. Nta mafaranga makenya bayabaciye kugira mwishime. Umunyarwanda 25 wenda abandi bazabuhamya bari hano, ibindi tuzabivugana. Urakoze cyane. Yego nkuko mwabibonye twakiriwe ahangaha, ariko kuba twakiriwe hari umuntu ubu biri inyuma. Reka twakire uyu mugabo muri kubona kuri kamera z'Ivuka TV, agire ikintu atubwire yashinzwe icyangaha, bimeze gute kugira ngo abantu mukukirana Ivuka TV. Nubwo byose tuba twakiriwe, mumenye se biba byagenze gute, biba byaciye mu zihe nzira, serivisi bahawe se bimeze gute, koko bageze abantu barabakira baho bimeze gute. Twagira ngo tubasuhuze mwebwe akanya muri kuri kamera z'Ivuka TV. Muraho neza? Muraho. Yego, mwatwibwira mugasuhuza n'Abanyarwanda akanya badukurikiranye. Murakoze. Nitwa Hafashimana Gervais. Yego. Nkaba ndi nyir'igikorwa hano. Aha turi hitwa My Hill College. Yes. Kabiherere ku kiyaga cya Ruhondo. Yego. Ikaba nanone ihereye ahantu ubona ibirunga byose by'u Rwanda. Ibirunga 5. Yego. Harimo kiriya cyitwa Muhabura. Yego. Cya kabiri ni Gahinga. Yego. Cya gatatu ni Sabyinyo. Yego. Cya kane ni Bisoke. Yego. Cya gatanu ni Karisimbi. Yego, no kuvuga ngo rwose nuko Abanyarwanda bari kubyumva. Ahantu turi ibintu byose murabibona, ibirunga naho turi kubasha kwibona neza, muri kuhabona igihu twajya tubibereke. Iki gihe ari mu gitondo hari hejuru muri kubona haragoye cyane, nago twahabona ibihu biba bihakingirije cyane. Ndaza kohereza amafoto yayo. Murakoze cyane kuba muba mudufashije. Buye mu gitondo ntabwo biba byoroshye, biba bigoye. Ni ukuvuga ngo akanya Abanyarwanda badukurikiranye, hari benshi bashaka kujya baza ahangaha, hari benshi bashaka kujya babona serivisi mwaduhaye. Twaba tudahari abantu bajye baza babatemberera ahangaha. Twebwe nka Ivuka TV ndetse na Cab Safari ibyo mwaduhaye twishimye cyane. Twagira ngo none mubwira Abanyarwanda hano umwihariko wanyu nuwe. Umwihariko nyine kuko duhereye ku kiyaga, kuko nanibasobanurira ko ubwiza bwaho. Ubundi hano tuhita a magical place. Yego. A magical place byumve neza. Yego. Niyo turi kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyacu. Hari ukuntu tuvuga ko ari u Rwanda, Rwanda nziza uje imisozi ibiyaga n'ibirunga. Yego. Ibyo bintu kari bitatu. Yego. Nta handi bisanguretse hano. Yego. Ikiyaga ngiye cy'Uruhondo. Bakibonye. Ibirunga ngiye biriya, imisozi ngiye. Yego cyane. Magical place. Magical place. No kuvuga ngo niho hantu mu Rwanda ushobora guhagarara ukabona ibyo bintu bitatu bigize ubwiza bw'u Rwanda. Byose bayibonera rimwe. Yes. Yego. Specialite rero warumbwiye umwihariko nuwuhe? Wa mbere nuwo nguwo, wa kabiri ni service dutanga. Yego. Service yo mu gikoni cyacu hano, la specialité de la maison. Yego. Ni samaki. Isamaki. Itatira pia fresh robewe. Murayiroba ahangaha. Umuntu arayirobera, iyo ashatse nayirobera nayibonye, yarangiza tumindobani akayirobera tukayimutunganyiriza. Mukayimutunganyiriza cyangwa bakanamurobera. Cyane. Undi mwihariko ni ibyumba byacu. Niba witegereje neza, ibyumba byacu byubatswe kinyarwanda. Kandi byose bifite une vue, nanga view. Y'ibirunga n'ikiyaga. Yego. Kuba ngo urayemo wese abayitegeye ubwiza bwa hano nkuko nabo bari kwibona Abanyarwanda. Icya gatatu niba atari cya kane, ahantu hose kuri My Hill, wajya muri bar, wajya mu byumba, wajya muri garden, ubu ufite ikiyaga imbere yawe, ufite ibirunga, imisozi, ibirwa imbere yawe. Yego. So rero abashaka kuruhuka, niba wahitegereje neza, ahangaha niho hantu ushobora kujya udashaka akavuyo, udakeneye urusaku, ukeneye kuruhuka nk'abantu bandika, nk'abantu basoma, nk'abantu bakora imishinga. Yego. Nk'abantu bari muri honeymoon. Yes. Nyuma y'ubukwe haba hari stress. Yes. Uraza hano ukazava hano
mu mutwe rwose uruhutse uri freshinze kabisa. ni mpamvu natwe nka Cab Safari ndetse n'ivuka TV tuvuga please relax for us with us ni ibintu bari ari byiza kwishima n'abanyarwanda do having a fun twishima ni ibintu rero biri gutuma abanyarwanda ndetse bakomeza no gukomeza kwemera kubana natwe bava mu tujyana ahantu henshi hatandukanye heza mu Rwanda ariko sinjye nkunda kubeshya kuva twatanye gutemberana na Cab Safari ahantu muradutunguye ubushize twaraje tugarukira hafi hariya urumva ahantu kwagera biba bisaba mikoro niyo mpamvu twabanje kuganiza abanyarwanda twabwira bimeze uku amafaranga naya ngaya ariko namwe mwatworohereje hano baranohereza abantu umuntu anabyumve ushobora no kuza we wizaniye amatente twebwe twaje mu bukerarugendo turavuga twe turakampinga ibyumba byacu nta kibazo mwebwe muzaze tuzaba ahantu heza ho gukampinga hameze neza cyane mu kampinge nta kibazo hano murabona habari amashyamba hari ahantu heza cyane hari akajaride uruhukiramo ukahita wumva bimeze neza wanashaka na lodge bakayiguha ndetse n'ahantu heza cyane ni ukuvuga ngo twishimiye service mwaduhaye twe turanyuzwe ibintu bamwe bitekereje gute ko ushobora kuvuga ngo umuntu nubwo ari kumwe natwe yishimane natwe abone ibingibi byose muraboneka sezera abantu ababwira mwakoze kubana natwe aba afite n'urugwiro naga ari bazagaruke murabona abantu nibwo bari kugenda noneho bafata ibikapu bamanuka abenshi bamanutse bageze kubwa turebereka turabashimiye kuba mukomeje guha abanyarwanda ibintu byiza bigiye bitandukanye noneho ndatekereza ubutaha bishobora kuzabyiza kurushaho ari byiza kurushaho tuzabitegura neza ibitagenze neza mutubabarire ari umuco wacu nago ariko mu gifaransa bavuga qu'il ne faut pas coutume no vuga ngo ubutaha bizabinoze kurushaho no kuvuga ngo aka kanya twe tugiye kugenda twajya mubwira abanyarwanda badukurikiye noneho ese mubona ko ubukerarugendo nibumara gushyigikirwa n'abanyarwanda ubwabo mwakira abanyamahanga benshi kurusha abanyarwanda mwabitubwiye mubona ko bizagenda gute noneho niyo mpamvu natwe tuba twatanze umuganda wacu kugira ngo tumenyekanishe ubwiza bw'u Rwanda mu mpande zitandukanye no kugira ngo duhumure abanyarwanda batembere aho kugira ngo abanyamahanga baturushe kumenya ubwiza bw'igihugu cyacu natwe nibura dufata umwanya wo gutembera ibiciro ku banyarwanda turabigabanya nkuko bivuze ku banyamahanga nabyo byashoboka ariko twebwe turashaka abanyarwanda batembera u Rwanda rwabo ruraryoshye n'u Rwanda rwiza hano hantu hari hazwi ariko uhageze wese agenda avuze ati ni ahantu heza cyane twemeye nubwo wambere bimageze ariko twemeye n'abanyarwanda bari kwibona ahantu murabibona rwose bari tuzi ahantu hake mu Rwanda wumva abantu benshi bavuga tujye Gisenyi tujye kuri Muhazi njye nabwo abanyarwanda babwira ngo ahantu hasanzwe yewe nge ntago mfite ibintu byinshi byo kuvuga niyo mpamvu ze reka twegere manager ntago yabyoroshye umuntu uhagarara ahantu hose ari wowe utanga services za ntago yabyoroshye ndi owner I'm not a manager I'm the owner niwe hano hawe yes singubeshye murabona ko reka abantu mujye mureba ukuntu ibintu bimaze gutera imbere arakubwiye ngo nge nabyo narinzi bitewe niyo mpamvu arahikina abantu mutazi iyi service irakomeye akomeza kwita manager yego nibyo ariko ndi na owner biteye ubwoba kubona nyiri business ari waje kutwakira twebwe twakiriwe na owner wanga murakoze abanyarwanda murumva ko reba nawe CEO nyiri ahantu akwaruza kumanuka kubafasha akanababwira ngiye buri kintu hari byinshi twahabwa ku buntu bira bintu byaduri ngiye navuga se ni manager ne mpamvu zereka nganize manager nabyo namenye aranakoze kubitubwira ubaka kanya twe turatanga numero zanyu reba ahantu hose yabashimiye cyane yego ngiye bineye ubwoba nakabuzitoa nabashimiye rwose yego no kwisanga muzagaruke yego sinzi niba nababwira nimero yanjye navuga numero yawe 0782 iminani 2 gatanu karindwi 2 6 9 kanyisubiremo yego 07 88 gatanu karindwi 2 6 9 iyo nimero iba no kuri WhatsApp yego ubu nabishatse nyiri CEO nyiri ahanga ni Mahire Colon aya mazina y'abazungu ngiye byanebwa bahita amazina ubyo kujya kwavuga banza kubyiga uraboneka aba yarize umushinga mwiza n'izina rero ritwariye mu gifaransa ni Macoline Natale yego
mu kinyarwanda ni ku ivuko ni iwacu. Hari abantu benshi bajya gushora imari ahandi basize iwabo, kandi mu kinyarwanda bavuga ko wambaye ikirezi utamenya ko kera, ariko jyewe narabihunyije uwo mugani. Hano nabonye ko ikirezi kera, ariyo mpamvu nashoboye gutekereza ko iwacu naho hakorerwa ibintu byiza. Ni ukuri natwe tubijeje yuko ku bufatanye aha hantu nitwe tugiye kujya tuhaza cyane, turabikwemereye. Abanyarwanda murabyumvisha ahantu noneho kuba tunanaganiriye. Ngiye se nkubeshye, ibi bintu biba biteye ubwoba kubona nyiri hoteli, nyiri umushinga amanuka akaza kuba Serivice yaciye bugufi. Njye nabyo nari namenye, tujye tubwiza abantu ukuri, njye sinari nabimenye ku giti cyanjye, ariko bineye ubwoba kubona umuntu nyiri CEO, nyiri company, nyiri hoteli byose avuga ngo reka abantu ari ngiuza kubiyakirira. Nabyo narinzi kandi mwaciye bugufi ku by'umuntu atapfa no kubimenya. Murumva rero ko ibintu biri kugenda bifata indi ntera. Abanyarwanda mushaka gutembera n'ukuri mubikore iyo wakiriwe na nyiri company, nyiri mushinga, nyiri hoteli, nyiri byose. Hari serivisi zindi mubona ziba zitandukanye, muraze kumuvugisha rero azakomeza kugenda bafasha. Murabona ko abantu noneho bageze ku bwato, benshi bamaze no kwambuka. Murabona ko abantu bari kwishima cyane. Ni ukuvuga ngo murabona ko ibintu ari ibintu byiza kuba dukomeje gufatanya ndetse no kubana n'abantu bakomeje kwagura ubukerarugendo bw'igihugu, n'abantu bakomeje kugenda bafasha abanyarwanda kugira bakomeze bishime. Biri kugenda bimera neza cyane. Rero mukomeze muzabane natwe. Ngewe ntabwo mfite byinshi byo kuvuga akanya, ariko mba ngomba kubasobanurira. Ninjye uba waje ahangaha, turi kumwe na Kabu Safari, turi gukomeza gufasha abanyarwanda bakomeze bagira ibyiza birenze uyu munsi, bakomeze bishime kurenza uyu munsi. Rero uyu munsi twishimye, ariko turagira ngo ejo bizarenga ahangaha, bizagera indi level bigeraho. Murabona ko rero abantu aka kanya bari kugenda bajya mu bwato. Abambere ngaba ibintu bimeze neza, babasuhuza bishimye cyane. Abantu muri mu bwato twabasuhuje. Murabona ko ari ibintu byiza. Ubwo turizera ko ibintu bizakomeza kugenda neza. Nagira ngo noneho tubwire watwakiriye umunsi adusezere. Reba ageje ku bwato, anababibagejeje abakoye kuri atawe kambaye agezeho. Yego muzagaruke. Yego murabona ko abagejeje ku bwato akababwira ngo mugire ibihe byiza. Yabura n'impamba twayihawe. Ni ibintu biba bidushimishije, kandi tubayejeje ko tuzagaruka kugira dukomeze twishimane namwe. Karibu no kwisanga. Wadusezera abanyarwanda. Abari badukurikiye ku Ivuka TV, twari kuri Mahireko Lodge. Yego ni ahantu hashyashya ariko heza nko twagiye tubivuga. So nkaba rero nshimiye Ivuka TV, nshimira na Cabs Tour ku mikoranire myiza. Nkaba navuga ngo muzagaruke. Murakoze cyane, ibihe byiza. Yego. Umeze ute papa? Sawa. Umeze neza? Twagushimira dutwaye neza. Aba ni abanyarwanda ugiye kubwira benshi bakurikirana. Ubimeze gute? Ahangaha akora umwuga wo gutwara abantu. Yego. 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 Urakoze cyane. Ese uyu mwuga umazemo igihe kinini wo gutwara abantu? Utwara abantu? Yego, ibi ni ibintu byiza cyane twishimye. Turatwara, tugakora botride, abantu bakaza ku mahoteli, ugasanga bimeze neza. Biba bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo muri kugenda mufasha abanyarwanda kugira ngo babashe kwishimana namwe. Ese mubona ko gufasha abanyarwanda, kuko byakundi utwaye ubwato, hari abantu benshi baba bishimiye uko batwaye, abantu benshi baba bari kugenda bamera neza. Utekereza iki iyo ubona abantu ari wowe batwaye, ari wowe biri kwishimana nawe? Usanga ari ibintu byiza, ndetse usanga hano hari akayaga, ureba ibirunga, ibirwa, abakunda inyoni, ibintu byinshi bitandukanye hano birahaba ku kiyaga cya Ruhondo. Byose kabisa. Urakoze cyane, natwe tuba twishimye kandi tuba twizera ko ubutaha bizagenda neza kurusha uyu munsi.
tukabatwara neza uko babyifuza benjoyinga bifotoza utuntu twinshi. Yego wakoze cyane kandi turatekereza namwe cyangwa byakunda ufite kampani ukora ndi kubona hano RBC imeze gute jambo ibijyanye n'ubuzima nanone naho tugerayo nta kibazo rwose byose turabikora nta ugira ikibazo tumutwaye. Yego murabyumva aravuze ngo rero nubwo tuba tubatwaye icyambere n'ubuzima bwanyu murabibona RBC byinshi na wose mbibasobanurire murabizi namwe barabizi aravuga murumva ukuntu abantu bamaze no gusobanuka arakubwira ngo ubijyanye n'ubuzima bw'umuntu ni ibyo duha agaciro nicyo tureba. Yego sawa murakoze cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza. kujya guhinga yigiye mu bwato ariko ko mwanga gafoto mwe mureba aba ni abamama n'abakobwa mubona batwaye ubwato ariko ahantu harashya shaho reba ariko reba umukobwa utwara ubwato reba umukobwa reba ariko ariko twongeye kubashimira abantu mukurikirana Ivuka TV. Dukomeje kubana namwe Kabu Safari ndetse n'Ivuka TV nko mubizi kugira ngo u Rwanda cyangwa ubukerarugendo bw'u Rwanda bukomeze gutera imbere. Nicyo cyambere kidushimishije tubona abantu bishima twabahaye service nziza nibyo by'agaciro kuri twebwe. No kuvuga ngo aho twe turi mwahumvishije ni henshi ajya atandukanye ibyinshi maze kubikurikirana. No kuvuga ngo twebwe biradushimisha cyane iyo tubona abanyarwanda baje kubana natwe, abanyarwanda bishimiye service twabahaye, nicyo twebwe kidushimisha. Rero mukomeze mubane natwe, inkunga yanyu nta yindi gusharinga ama video yacu, kumenyekanisha ibikorwa byacu kuko nimwe dukorera n'abandi. Rero mukomeze mudutere inkunga ikomeye kugira ngo na buri munyarwanda wese uri hano akomeze yumve ko byibuza ejo n'ejo bundi nawe uri mu gihugu cye nawe yagera ahantu heza nk'aha ngaha. Kandi ibiciro mwabibonye byari amafaranga makenya cyane, n'ubutaha niko tuzabyongera, turaza kumenyesha tuzajya, ariko nkuko twagiye tubivugaho cyane hatize iginduka ni mukagera. Abanyarwanda mushaka kubana natwe turahari kugira tubafashe mwe mwatembera henshi mu Rwanda ashoboka, ndetse niba unafite company ushaka kubana natwe si ngombwa ko murabizi tumaze gusobanuka na Kabu Safari na Ivuka TV turakorana, turi gukora ibi wende bingi tuvuga niko twe tubikora. Ariko naho ushaka kwamamaza ubukerarugendo ukora cyangwa ushaka kwamamaza company yawe turahari, ntabwo tuguca amafaranga. Ari ujye utembereza abantu ahantu heza watubwira tukakugana tukagufasha tugufatanye kugira ngo ubukerarugendo bw'igihugu bwaguke. Twe nicyo turi gukorera, ibindi Imana iduha umugisha abantu bakishima, wenda wanabona n'uwo mugati bikaba ari byiza kuri twebwe. Rero dukomeze gufashanya, nicyo cyambere. Buri abantu bafatanya bigenda neza kurusha ibindi bintu byose. Rero mwabonye abantu bishimye, nibyo twe tuba dushaka. Ibindi mukomeze kudutera inkunga. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is the message of God. Please make sure if you inspired us, we're here for you as Ivuka TV Mountain Movers. Mukomeze mudukurikirane. IG yanjye ni Voice, amazina nitwa Voice, ngiye ngomba kubabera umuvugizi ubundi tukizamukira. Ciao ciao.